Nuko Yesu arabegera avugana nabati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Almag Week ni icyumweru cyahariwe korali Alimogi mu ivugabutumwa. Muri iki cyumweru cya Almag Week dore uko biteye. Nitwa Mazimaka Yohani Bwuma, nkaba ndi umuyobozi w'abaririmbyi. Icyumweru cyahariwe ibikorwa bya Alimogi kizatangira kuri 11 gisozwe kuri 15. Ibikorwa bizakorerwa muri icyo cyumweru ni byinshi bitandukanye. Kuwa gatatu kuri 11 tuzatangira dusenga Imana. Ni ukuvuga ngo korali Alimogi yose tuzaba turi gusenga Imana, ari nayo mpamvu turaritse abakristo abazaboneka kuri uwo munsi kuza gufatanya natwe gusenga Imana, dushima Imana kubw'umwaka dusoje, ndetse no kuyiragiza ibikorwa bizaba bikurikiyeho. Kuwa kane kuri 12 tuzaba dufite igikorwa cy'ibwiriza butumwa urugo ku rundi, tuzaba turi kumwe n'abaririmbyi bose. Kuwa gatanu nanone tuzaba dufite ivuga butumwa urugo ku rundi, ariko ryo rizakorerwa muri Kabumba. Muzi ko Imana yakoze ibitangaza muri uyu mwaka, hagafungurwa itorero rya Kabumba, kandi ubu rikaba riri gukora. Dufite n'umugisha, ntago riri mu matorero yafunzwe. Tuzaba dufite rero ivuga butumwa urugo ku rundi mu rwego rwo gukomeza kugeza ubutumwa ku bantu bose, n'abari mu mago, abari mu nzira, kandi Yesu yaravuze ngo azabazana n'abari kure. Nyuma y'ivuga butumwa tuzakora igikorwa cyo kubaka puberi mu iyo santere ya Kabumba, aho muri rusange dufite umuco wo kwimakaza isuku, by'umwihariko muri Rubavu, ariko muzi ko turi ndashikirwa muri Harvest. Ubwo tuzayubaka rero aho mu iyo santere ya Kabumba. Nyuma yaho tuzakora ivuga butumwa mu rusengero rwa Kabumba, tuzakora konseri n'abaririmbyi ba Kabumba n'abandi bakristo bose. Aho turabakeneye ngo muzaze dufatanye. Kuwa gatandatu tariki 14 tuzaba dufite igikorwa cyo gusura abarwayi kwa muganga. Hari indembe ziba zitafite kigwaza, hari n'abandi badafite uko babayeho. Tuzabasura kwa muganga rero kuwo wa gatandatu ni saa 3 tuzaba tumanutse mu bitaro bya Gisenyi. Turifuza ko mwadufasha kuko ikitemewe gukorwa no kujyana ibiryo bitetse, ariko ibibisi biremewe, ibikoresho by'isuku biremewe. Tukaba dusaba buri mukristo wese urukumva afite uwo mutima gufatanya natwe, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo azahindukira biburyo ababwire ngo nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe mwaje kundeba. Mureke rero tuje kureba abarwayi batagira kirwaza, tuzaba tugiye kureba Yesu, kandi iyo ni imirimo izadukurikira ubwo tuzadutabarutse. Ku cyumweru rero ni umunsi udasanzwe, aho tuzaba dufite ibikorwa bitandukanye. Tuzaba dufite igikorwa cyo gufata amajwi n'amashusho. Muzi ko twese nka Harvest turi abaririmbyi, murabizi tumaze iminsi turepeta, twese tuzaba turi gukora indirimbo. Ubwo rero nukuza mwabukereye tuzaba turi kumwe na korali Lebanoni, tuzaba turi kumwe na korali Chemuchemu, tuzaba turi kumwe na korali Yirega. Tuzaba tumeze neza, kandi nk'uko musanzwe mubizi mu cyumweru cyahariwe korali Almag tuba dufite ibikorwa byinshi. Hari ibindi bikorwa bizabera mu iteraniro. Nyuma y'iteraniro hazaba hari igikorwa cyo gutanga amaraso. Murabizi ko amaraso ari ubuzima, kandi nk'aba Harvest nzi ko mumaze kumenya akamaro ko gutanga amaraso. Igikorwa cyo gutanga amaraso ni igikorwa cyiza cyane. Muri iyi minsi nanjye nahuye n'ubugwayi, njya kwa muganga, biba ngombwa ko nongererwa amaraso. Hataza kuboneka abagira neza bayatanze, nanjye ubwanjye sinzi uko nari gutaha ameze, ariko kubera abagira neza bayatanze byatumye nanjye mbona amaraso.
nkaba nshishikariza abantu gutanga amaraso, kuko iyo utanze amaraso hari abantu burokoye ubuhaye ubuzima. Igikorwa cyo gutanga amaraso ni cyiza cyane. Iyo dusomye muri Matayo igice cyaho cya 6:1 handitse ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So wo mu ijuru. Njyewe ubwanjye ndi umuhamya w'iri jambo, kuko nigeze kugera igihe njya kubagwa nkeneye ko haboneka amaraso. Byabaye ngombwa ko bajya kureba muri stoke, amaraso arabura, abuze biba ngombwa ko batuma i Musanze. Ibaze iyo bigenda bityo i Musanze ntaboneke, ubu ngubu mba ndi hehe? Nashimye Uwiteka, ariko wayatanze ntabwo umuzi. Nawe tanga amaraso kugira ngo urusheho guhesha Imana icyubahiro. Igikorwa cyo gutanga amaraso ni ingenzi. Umwana wanjye yagize ikibazo aza gushya ukuboko, byabaye ngombwa ko bamujyana ku bitaro, byabaye ngombwa ko bagira ute bamwongerera amaraso. Gutanga amaraso ubutanze ubuzima. Niteguye gutanga amaraso kugira ngo n'ubundi ndokore ubuzima bw'abantu. Nyuma yaho tuzaba dufite konseri, aho tuzaba turi kuramya Imana no kuyihimbaza. Twebwe twese nk'abahavese n'abashitsi tuzafatanyiriza hamwe guhimbaza Imana. Ese ko nzaba mpari, wowe uzaba uri hehe? Njyewe nzaba mpari. Nanjye nzaba mpari. nanjye nzaba mpari. Turifuza ko buri mukristo wese ndetse n'umushitsi, umuntu wese ukunda itorero ryacu, akwiriye kugira ikintu yakora kugira ngo icyumweru kizagende neza. Murakoze, murakunzwe.